Hi guys, abakunzi ba Fanny TV show ndabasuje ahantu hose muherereye impande n'impande. Nsuje aba diaspora muri rusange n'abari mu gihugu cy'u Rwanda babasha kumva ururimi mbasha kuvuga. Nsuje abarundi, nsuhuje abaki bose, buri muntu wese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda mbasha kuvuga wese ndamusuhuje. Ahangaha rero kuri Fanny TV show nakagaruka mukore subscribe, share, comment, mani ndabakunda murabizi, ntago rwose sinanababwira byinshi. Iyi channel rwose ngiye kuzambahereza shosho. Hano kuri kamera rero za Fanny TV show hariho umukobwa mwiza cyane muramureba umva natangiye kwimwenyuza ni byinshi cyane none mara ngo nguki none ndabishe ndabamaze. Umeze ute? Meze neza. Hi guys, nkuko mubibona ndi kuri kamera nitwa Dukunda Sara. Yego. Ariko abenshi banzi ku izina rya Mama Cyangwe. Oh yes, Mama Cyangwe se witwa Mama Cyangwe kandi? Nitwa Mama Cyangwe kubera urukundo mukunda. None se uretse nese kuvuga nyine ngo abantu bakuzi ku izina rya Mama Cyangwe nyine ni hehe urikoresha? Nese ari imbuga nkoranyambaga wenda ukoresha wenda witwa Mama Cyangwe? Ya ubivuze neza cyane rwose. Kuri TikTok nitwa Mama Cyangwe. Abenshi bankurikirana bibaza impamvu ntango babizi, ariko impamvu ya byose nuko nkunda Papa Cyangwe. Oh yes, ubwo sibwo imyaka nese ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 18. Ego, kuno ufite imyaka 18 ubwo urumva wemerewe kujya mu rukundo nyine ukumva ko wakunda Papa Cyangwe? Papa Cyangwe ndamukunda cyane ku buryo byonyine kumubona tugahura ni ibintu byanezeza cyane. Ku buryo umva mu bwana bwanjye ubundi Papa Cyangwe gitangira guhanga naramubonaga nkumva hari amarangamutima ngize. Nibwo naje gushaka kunagura telefone mitamwitirira. Papa Cyangwe ndamukunda cyane. None se kuvuga nyine ngo washatse nyine ukuntu wagura telefone ubwo ku myaka ya 18 telefone amafaranga yo kugura telefone abarakuye he? Umva nakoze uko nshoboye kose ariko ngombe mbona amafaranga ku buryo Papa Cyangwe basi rimwe ryonyine duhuye nakishima cyane. Oh yes, ubwo se we na Papa Cyangwe n'icyo kiwabasha kumubwira? Namubwira ukuntu namukunze, ukuntu mukurikirana. Mva Papa Cyangwe ndamukunda by'indani pe. Ego. Buranyire muri make ya nyine ukunda hip hop. Mva none he ari kuririmba we. Nijoro usanga nta kintu ndi kumva, mba ndi kumva indirimbo za Papa Cyangwe. Yo, ariko disi urukundo rubaho pe. None se ubwo urabona nyine uracyari umwana mutoya ku myaka yawe 18 wagakoye nyine kuba uri mu ishuri kwiga cyo uri gukora n'indi mirimo nyine igiye itandukanye, nyine kuki wiyumvishemo nyine ukumva nyine muri wowe nyine ukumva uramukunze? Sinzi ukuntu byaje gusa nyimubona bwa mbere nabanje kugira ngo n'iby'ubwana ariko mbyikuramo nkibyikuramo ahubwo kubyikuramo byabaye ngombwa yuko ari bwo urukundo ruzamuka. Ego man, none se nyine wenda hari ahantu ugeze ubona Papa Cyangwe na rimwe cyangwa wenda hari umuntu muziranye waba uzi Papa Cyangwe? Papa Cyangwe rero ntago ndamubona na rimwe, ariko gusa nkeneye kumubona. Nta muntu nzi waba umuzi, basi wowe ubaye umuzi wamfashwa mungezaho. Yo this Papa Cyangwe ahantu ari rwose pe abyumve ko nyine hari umwana umukunda cyane 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 pe. None si wanyu ni he? Iwacu ni Muhanga. Yo ni Muhanga. Ariko dishakaza urugendo rukomeye guys. Nyine uyu mwana yarampamagaye kuri telefone, amaze kumamagara kuri telefone ko nyine nimero zanjye ziba ziri kuri YouTube channel yanjye. Amaze kumamagara nyine arambwira ngashaka ko nyine nzamuha ikiganiro. Ubu nibwo nyine yageze ahanga. Ese ubundi wabonye tiki kuzana gute? Umva neme ndaguzaguza ariko byabaye ngombwa yuko wirira ho muri Papa Cyangwe ari gihe uzamubona. Byabaye ngombwa yuko nza hano. Gusa nyine birambabaza kubona umukunda kandi ntabona ukuntu nzamubona. Yo humura Papa Cyangwe uzamubona. Iki kiganiro nyine tuzakimusharinga kirebe, nabona nyine ari ngombwa uko mwahura basi muhure. Ubwo se basi wumva nyine muhuye ari nk'igiki wamubwira, nyine ari igiki nyine wumva wamubwira muhuye we nawe? Duhuye basi namubwira urukundo mukunda, nkamumva anyemereye basi twaba inshuti z'akataraboneka tukifotozanya. Umva byibura mbaye nk'agafoto kiwe nge nawe turi kumwe byanezeza cyane cyane. Ariko Yo nyine wumva ne wabona ifoto ye gusa rese bwo ina n'inkurugera avuze ati reka ngushyiremo rugo nkugira umugore ubwo urumva byakunda ku myaka ya 18. Ayiwe
noneho najya mu rusengero nkashima Imana ahantu hose ntako nabona nabivuga. Ibaze nese bwiwanyu bakwemera ko nyine wenda wakora ubukwe ufite iyo myaka kandi ko bitanemewe muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda ko hari umwana nyine y'imyaka 18 washaka umugabo? Icyabi cyo cyose ariko nkabona papa cyangwa cyose ariko nta na kimwe cyanyitambika. Yo ibaze no kuri papa cyangwa hano rwose pe urabona umwana yaragukoze mana yanjye. Numva nyine biransekeje ariko nyine biranatangaje pe. Urukundo ruracyabaho n'ukuri. Gusa urukundo rubaho gusa akenshi ngerageje kubivuga abantu baranseka. Kunseka byo ntacyo bimbwiye nkuko nayikubwiye nta na kimwe kizambuza guhura na papa cyangwa. Nese nyine wenda ni bande wabarabibwiye nyine bagaseka nyine bakagufata nyine nkaho uri ikigoryi bakagufata nyine nkaho wenda ibyo bintu wenda bitari byiza cyangwa bidakwiye? Kuri TikTok nitwa mama cyangwe ariko abenshi yo babonye ndi kuvuga uburyo nkunda papa cyangwe bandika muri comment banseka abandi bakankomeza ariko buriya iyo uri kunseka iyo unsetse nge mpita ntekereza yuko uri kunkuba nka zero kandi uko mbyumva papa cyangwe tuzahura kandi tuzabonana. Yewe humura muzabonana papa cyangwe kigano nakibona basi nyine nawe papa cyangwe ni umwana mwiza pe nawe ntago yangwawe umuntu waba umukunda mushobora wenda guhura wenda akaba atakugira n'umugore cyangwa ikindi kintu ariko byibuze mugahura akakubona mukaganira basi nyine mwaganira nyine wakumva utuje wishimye. Yesu we mana yanjye nako nabikubwira papa cyangwe duhuye byonyine umva nakishima umva najya mu rusengero nkashima Imana sinzi uburyo nabikubwira. Nese ubwo wahagarara imbere y'abantu mwiteraniro no kuntu baba ari benshi ugahagarara n'imyaka yawe ufite ukavuga ngo Imana ishimwe uko nabonye papa cyangwe? Ngiye papa cyangwe sinkubeshye papa cyangwe yanyigishije kwitinyuka ubu ngubu ntango navuga ngo ntinyiki imbaga y'abana uko baba bangana kose najyamo nkavuga ngo nkunda papa cyangwe. Yawe ibaze n'ukuri ikimbabaje nuko nyine usanga abana nkamwe rimwe mufite urukundo ura papa cyangwa nawe wasafite umukobwa yirirwa yirukaho yirirwa mica amazi disi. Ibyo nibyo bimbabaza rero kubona wenda urukundo rwanjye rwapfa ubusa birambabaza cyane. Nese nyine nk'umutima wawe nyine wenda ni nk'urugero nk'urebye wenda video yiwe nyine ugikurikirana indirimbo ziwe urazikurikirana indirimbo ziwe ugakurikirana ibikorwa by'iwe akora nk'iyo uri kureba indirimbo yiwe nyine ari kuririmba nyine uba wumva nyine muri wewe winyumva gute? Uzi ikintu mba numva buriya mba numva nk'imagina njye na papa cyangwe turi nko muri video y'indirimbo turi kumwe. Oya se ariko indirimbo ikaba ari iy'urukundo nyine uba wumva wenda yasohora indirimbo y'urukundo yamara gusohora indirimbo y'urukundo nyine ukajya muri video yiwe? Nkajya muri video yiwe nkayifiringa fresh. Nese ubwo papa cyaguhaye amahirwe yo kwinjira muri video yiwe nyine wabasha nyine reba ko kundi nyine abakobwa basirayinga ucyari cyo ndabizi cyane nyine kwa kuri nyine ujya muri video wiyambarishwa utuntu tw'udukabutura cyangwa utumini ukazunguza ikibuno ibyo nyine kwa kuri nyine bigira ubwo se papa cyangwa wajya muri ndirimbo yo kabyigira? Nkuko nabikubwiye papa cyangwe urukundo mukunda icyambere cyo yatumye nitinyuka icyambere cyo yatumye umva yengejeje kuri byinshi nubwo ntaramubona kuvuga ngo ndambara iyo ngiyo nge muri ndirimbo yiwe mu byinira yewe ibyo nabikora cyane nta bintu byo gutinya ntaki ubwo muri make bwo niyo wenda yakora video akagushyira mucama gusa ako konyine kaba kahagije. Nakishima mana we. Nese nta wundi muhanzi nyine wenda ukunda cyane nka papa cyangwa? Umuhanzi mu bahanzi bose mu Rwanda umuhanzi wa mbere nabonye nkunda nishimira papa cyangwe niwe wanje. Nese impamvu mwishimira n'impamvu wamukunze nukubera izina papa cyangwe wenda wahise wumva wenda yambara imyenda myiza nuko yambara neza n'urukundo ni isura nyine ni iki wamukunde nyine wamubonyeho kikagukurura kuri wowe nukuririmba niki? Rero ngewe nkuko nabikubwiye haruguru nge papa cyangwe mukunda uko ari kose yaba ari umuhanzi ukomeye uko yaba ameze kose ndamukunda cyane cyane pe. Nyine uyu mubonye ari kuririmba nyine wumva ari ibintu nyine bidasanzwe umva nk'iyo ndyamye nkumva indirimbo umva mpita nimagina papa cyangwa twahuye twasokeye nk'ahantu turi kunywa mana we
bibaze disi nyine uba wumva nyine mwasohokera ahantu mugasangira akakuganiriza nese ubwo wenda nk'igiki wenda uba wumva yakubwira mu mutima wawe nyine umutima wawe ukumva uranezerewe urishimye. Ijambo rya mbere papa cyangwa yambwira nkishima kumva ngo I love you. Oh yes. Nese akubwiye ngo aragukunda atagukunda? Ibyo bibaho cyane ariko nkumva ijambo ararisohoye ngo I love you. Ubwo nyine muri make nawe yabakubeshya? Niyo yaba mbeshya ko tugahura akabimbwira nabyakira nkishima. Sinzi ko nayikubwira nahita mba umuntu mushyashya nyine uba none se ukuvuga ngo wahita umuntu mushyashya ubundi muri make ikintu ntari gusobanukirwa uba wumva muhuye wenda yaguhindura nk'ubuzima ukumva nyine wahita waka nk'abandi bakobwa cyangwa nyine uba wumva nyine we muhuye gusa byonyine akakuvugisha akakubwira iryo jambo byaba bihagije atari ibintu wenda bamukurikiye by'amafaranga cyangwa kuba ari umusitari cyangwa iki? Njye papa cyangwa nta kintu mukurikiye bamukurikiyeho urukundo cyane yuko nka buriya asohoye nk'indirimbo nanjye nkayijyamo tukabyina byaba ari ibintu binejeje. Ibaze papa cyangwa disi mwana yaragukunda yo disi njye buriya rero waranyandikiye urambwira ati nyine ati bite ati ngiyewe nkunda papa cyangwa tuzama ikiganiro ati mbivugira imbere ya kamera ndavuga ati rero uyu mwana kubite n'ukuntu angana ngiye kumubwira ati nubona atike uzaze we arakubwiye ati nubona atike uzaze Kigali niho ntuye ndi nko kukugerageza nyine. Umva njye nakubwiye ngo buri kimwe cyose nakora ariko nkahura na papa cyangwa nagikora ndamukunda cyane byimbitse by'indani mu mutima wanjye. None se ubwo ni nk'urugero na papa cyangwa aguhaye amahirwe yo guhura nawe wenda nyine wenda nkabimupropoza wenda tukazana nk'iwanyu kugusura kwa mama wawe ubana nande? Mbana na mama n'abavandimwe banjye yego tukazana nyine kwa mama wawe kugusura nyine muri karitsiye iwanyu nyine tugakora ikiganiro iwanyu nyine wabifata uti? Uwo munsi nanjye sinazawibagirwa igihe cyose mu minsi yose nyiriwe sinakibagirwa uwo munsi shaka ko niko kuri kwanjye. Yo desi papa cyangwa ni ukuri umwana aragukunda pe biragaragara njye rero nari nagize ngo nyine nyine byo gutwika cya byiki cyangwa biriya byabajoyeze baba bigira n'ibiki nyine numva mbiciye amazi ariko disi nibyo ni ukuri biragaragara mu mazi wibifata nka brage byo gutwika ngo ibiki papa cyangwa ari hano mu mutima wanjye nyine byanyabyo. Yo umuradisi uzamubona humura nyine tuzamupropoza nzagerageza muporopoze ndebe ko byakunda ubundi gusa ndabizi ko ari umwana mwiza azabyemera byibuze munahure. None se ubwo abyemeye wenda akambwira ati uwo mwana uzamutumire hano i Kigali duhure nta kibazo nakongera nkakubwira ati ngwino ugashaka ati cyo kaza. Umva guhera ubu ngubu ngiye gushaka amafaranga igihe cyose uzambwira ngo papa cyangwa ngaranyeneye niyo wabimbwira ari na nimugoroba mva nazamuka niruka. Ibaze nukuri nese ubwo anakaye kazi wabasha gukora ku buryo nyine mu cyaro wabona amafaranga cyane cyane ko ubuzima bwo mu cyaro buba bugoye mu cyaro nyine kubona amafaranga biragoye nta n'umuntu wanagwa n'icyo gihumbi nyine biba bigoye wayakura hehe? So mu buzima busanzwe nyine mu cyaro urabizi ni ibintu by'ubuhinzi ibintu byo gukora bunzi gukora amandazi n'ibindi bintu nyine ntawe uri ukuntu mbona amafaranga. Urumva ko ubaye umugore wa papa cyangwa rwose wazajya unamuhahira ntabwo mwakwicwa n'inzara wazajya ukora hirya ugakora hino mwese mugahurizamo nawe yakoze mu miziki nawe akoze amandazi. Cyane rwose papa cyangwa nazamubera umwana mwiza ndamukunda n'iwacu barabizi. Ubwo wabwiye na mama wawe ko akunda papa cyangwa? Cyane narabibabwiye. Ubwo se mama wawe yavuze ngo icyo kimubwira ko ukunda papa cyangwa? Mama yaranzeze cyane arambwira ngo ubwo se ukunda papa cyangwa ushingiye kuki? Noneho nayambaje icyo nshingiyeho nyine mbanza kukibura ariko ndamubwira tumva umutima wanjye uba uri kumumatira cyane. Mama araseka aravuga ati icyakora cyo kubera uri umwana wanjye ndagushyigikiye ariko abavandimwe barasetse.
none se wanyura umwana wa kangahe? njye ndi umwana wa 5. Ubwo imbere yawe urumva hari abandi bavandimwe bawe 4? Hari 4 nyine, harimo n'abashatse. Ubwo nyine abavandimwe bawe warababwiye ati ngo na papa cyangwa leta bavuga ati uri umusazi? Baransetse ako mukunseka nyine nkumva ko mfite icyizere, gusa nabahaye isezerano ry'uko ngiye papa cyangwa tuzahura. Yo humura disi nyine iki kiganiro nzagisharinga papa cyangwa ukumva nyimusharinge akirebe nyine nukuri nyine ngiye nabihamya neza imbere n'inyuma kuko ngiye ntago nabyizeye ntakubeshye pe. Wabonye ko nabanje na kukugora nkakubwira ubwo se ngibyo uri kuvuga ngo uriseriye ngo ubwo se nibyo sha mbana nakwihereye tike pe, ariko biteye nyine n'ukuntu abikererekeze nyine nkajyaho ni ibintu nk'ibyo nkavuga ati mundi uyu mwana muhaye tike akanayirya numva nyine sinkwizeye, ariko kuvuje hano mu rugo kazwa nsanga mu rugo sha mise mbyizera kabisa. Nyizera papa cyangwa ndamukunda hari hose, ashobora no kureba ino video cyane rwose, ashobora kuyireba akibaza ati uyu mwana n'uwawe ndi umwana w'Imuhanga umukunda cyane, nkamusezeranya yuko nkeneye kumubona. Ngo yagira ikintu nyine cyane wabwira papa cyangwa ubundi nyine dusoza ikiganiro cyacu. Papa cyangwa aho uri hose, I love you, I will never forget you. Wow, ariko uzira Kongereza ubundi wagarukiye makangahe? So nagarukiye senior 3. Nese kuki wacikirije amashuri yawe? Mu buzima habamo ibintu byinshi, ni story ndende. Yo nese I will never forget you bisobanuye iki? Sinshobora kumwibagirwa pe. I love you se bisobanuye iki? Ndamukunda. Wow, ngogira inama wahereza nyine urubyiruko nyine nk'abana mungana, nyine gira inama watanga ku rubyiruko ubundi nyine dusoze ubutaha noneho sasa nzaza kureba iwanyu kugira ngo utazongera gupfusha tujya ubusa uko kuyibona biba byakugoye. Koko se uzaza mu rugo? Mana uzaza mu rugo? Nizere yuko utari kumbeshya mana. Baba bari kukubeshya ntaza. Mba numva ari sorry. Igo sheri nzaza wanyu. Igo mana yanjye we, mana ushimwe. Kandi nzaza pe ndabigusezeranyije. Mana ushimwe pe. Nzazi Muhanga nzi wanyu ndebe mama wawe mbanze nkuganirize numva ikintu mama wabivugaho nyine uri kumva, numva ikintu mama wabivugaho uri numva byemera ibyo wakoze, nzahitangira gute tuzahita dukora ikiganiro twereka abakunzi ba Fanny TV show iwanyu tubereke nyine ubuzima bayemo kuko nyine wanyu bazaba bakwemereye ko burya hari ukuntu, ariko n'ubungu nyine wanyu baba bakwemereye ugiye kuza. Wacu bari banyemereye nubwo nyine biba bitoroshye, mbanakoze nyine mbanarwanya urugamba rutoroshye pe kubera abavandimwe banjye. Wow, nshimiye mama wawe. Mama ye n'umubyeyi byibuze kubashyigikira umwana we akavuga ati niba ukunda iki kintu gikore. Ababyeyi bakunda gukora icyo kintu nyine ukafata umwana wawe niba afite impano iyi ukaba wamushyigikira ni bakeya. Urumva ko mama ye n'umusirimu umutwara asitirimutse kabisa, ndamushimiye n'umubyeyi mwiza n'ukuri. Ubundi bino bintu nyine bibaho gakeya cyane. Bibaho gake gusa nyine mama nta kintu namushinza ari hose ndamushima. Birumvikana ko ari umwana mwiza. Ngo nta kibazo hereza inama abana mungana nyine bafite imyaka 18 baheza inama, ubundi twikomereza nitwiganirira inyuma ya kamera nkubaze byinshi. Ibindi tuzereka abakunzi ba Fanny TV show iwanyu twaberetse ukuntu gahunda zimeze tugere tunamenya byinshi byawe kurushaho. So abana tungana nabagira inama yo kwirinda ibishuko biri hanze aha, nkabagira inama kwifata neza nyine bakajya birinda ibishashagirana byose si zahabu. Yes. Ikiza nuko nawe nyine uzi ubwenge. Shabwenge ndabuzi cyane. Okay guys, yari Fanny TV show wanyu ndabakunda cyane nanjye, komeze muhere subscribe, share, comment, muzagenda mumenya byinshi kuri uyu mwana w'umukobwa. Gusa nyine byanyabyo ngiye mbibabwire akunda papa cyangwa byanyabyo ko uyu mwana w'umukobwa yarampamagaye yarananyandikira ngira ngo nyine byende by'abana, ariko ibigaragara n'ukuntu amubonye n'uburyo twaganira inyuma ya kamera ibi bintu pe niko kuri, kandi papa cyangwa n'ukuri pe umwana aragukunda n'ukuri pe, niyo mwahuza byonyine gusa. Guys bye bye, ndabakunda nakagaruka. Ni Fanny TV show wanyu, bye mwah.